angurura ubwira abantu bafata ibihe byo gusenga kuko Satani abasabirije yabasabirije kugira ngo agushe n'intore niba bishoboka bitewe n'iki bitewe n'umudayimoni amadivorce abaye menshi kubera ubusambanyi. Imana yarangendereye ndi gusenga nari ndi mu masengesho maremare y'imisi myinshi irangenderera imaze kungendera iranyereka nagiye kona mbona ubutaka burasamye ubutaka bucyasama nagiye kona mbona hazamutsemo imbwa ndende yo mbwa iri jose ryayo nabonaga riva mu butaka ariko nkabona ntabwo rirangira nayigereranya na ya nyamaswa iba mu parike cyangwa se tubona ku gishushanyo ku makayi yitwa giraffe cyangwa se twiga. Imana irangije irambwira ngo uyu ni umudayimoni ukaze Satani yohereje mu isi, Satani yohereje mu basenga, Satani yohereje mu itorero w'ubusambanyi. Uyu mudayimoni ntabwo azatinya umugabo wubatse, uyu mudayimoni ntabwo azatinya umugore wubatse, uyu mudayimoni azagusha benshi. Imana isi hasigaye hariho n'abakomisiyoneri umuntu akagenda akagurira umuntu ibiguzi runaka, ariko ntabwo bitangiye none nka kwa kundi umwami Baraki yahaye ibiguzi Baramu ati jya kumvumira bari abantu. Niyo munsi rero birakoreshwa cyane abantu bagahabwa ibiguzi tugenda uhanura ibi nibi. Noneho irindi yerekwa rya kabiri ubundi nayabonye ari amayerekwa menshi ariko imusa none ndavugamo agira kurane Imana nitugira neza ndituzongera tuvuge no ku kindi gice. Nagiye kona nanone mbona ingurube iraryana ibibwana biri konka yari ryana mbaza Imana ngo mbese Imana iki kinyetse ni iki. Imana irambwira ngo uyu n'umudayimoni ukuhanuzi uwundi uri umukristo yarakijijwe wanga icyane gisa nacyo wirinda muri byose ufite indangagaciro za gikristo wirinda muri byose umukristo urwana intambara nziza wanga icyaha n'igisa nacyo ufite umurage cyangwa se inyota yo kuzajya mu gihugu cy'amasezerano bitewe urasenga ariko utagitoro barizwamo uri inzererezi. Uyu muntu ni inzererezi ni inzererezi ni umwana wirera ni umuntu wirera ntagira aho abarizwa. Uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe ibiterane amahugurwa inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa ari byo shopping dish amasahane amasafuriya imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 cyangwa 072 55 53 Emmanuel Catering Service umukiriya n'umwami. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana nkwifurize umugisha w'Imana udukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ariko kandi ntago uyu munsi ndi kumwe n'ibyizerwa TV. Ibyizerwa TV naho mugiye munyarukirayo nyabona mukore subscribe like share na comment mwandikaho ibitekerezo kugira ngo mubahe umusanzu mu murimo w'ivuga butumwa barimo nabo. Ni ibyizerwa TV no mugiye munyarukirayo. Uyu n'Umusaraba TV rero turi kumwe n'umukozi w'Imana tugiye kugana muri kano kanya. Ariko kandi reka manze mbasuhuze mbifurize umugisha w'Imana mbifurize guhirwa n'imirimo y'amaboko yose aho muhereye mu migabane yose y'isi. Rero ukumva ko ukabona ukurikira ibiganiro tunyuzaho reka nkubwire ngo warakoze kandi Imana izajya bikwibukiraho ugeze mu makuru Imana igiye yibuka ko ujye ukurikira ibiganiro ku Musaraba TV. Igikubikira yuko ujye ukurikira ijambo ry'Imana
ukajya n'uwo mutima wo kumva ufite inzara nyota yo kumva ijambo ry'Imana, yo kumva icyo Imana ivuga. Nuzogera mu makuba nubwo ntabifuriza, ariko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, umunsi wabigezemo ujye wibutsa Imana yuko ujye ukunda ijambo ry'Imana, ujye wibutsa Imana yuko ujye ushyigikira abakozi b'Imana baca no ku musaraba TV, nimba ujye ubashyigikira, ujye wibuka yuko ujye ushyigikira ibiganiro, ujye wibutsa ko ujye ushyigikira ibiganiro bica ku musaraba TV. Imana izagikumvira mu izina rya Yesu, kuko umusaraba TV ntabwo ari nepa wawuzanye, ahubwo ni Imana yawuzanye kugira ngo wamamaze ijambo ry'Imana mu bakomeye n'aboroheje, hafi na kure hose ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buhagera. Ntabwo ari njye rero nubwo mubona mba nkuriho, ariko nanjye ndi igikoresho cy'Uwiteka Imana. Rimwe n'umushumba mwe tujye kugana muri kano kanya, mushumba kavuza ndoro, turagusuje mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Meze neza? Ndashima Imana. Ubu tuje cyane rero. Banuje. Ubu tuje. Banuje. Abantu benshi bagiye bakunda kunsetsa cyane. Ati kavuza ndoro wo mu rusengero na kavuza ndoro hirya rusengero n'abantu babiri batandukanye. Baratandukanye cyane. Nanjye iki kintu ariko nyiziho. Ubona biterwa n'iki se mushumba? Akenshi ubundi iyo ndi kuvuga Imana, ndi kuvuga Imana, yego, kuko sijya uba wivugisha Imana ibyo kuvuga. Ariko ubundi hanze ya kamera cyangwa se urusengero, ubundi bino biganiro bisanzwe by'amaburage n'iki ntabyo ngira, sinanabishobora. Anenge tuganira tutaya mu kiganiro muri ceceye wowe. Ariko niko wahamagawe. Niko nahamagawe. Meze neza ariko. Ndashima Imana. Turakwishimiye, twishimiye. Amen, amen. Mbabarusuza abantu bose duteze amatwi. Ufite abantu bagukunda mushumba. Basuhuze. Mwese ndabaramukije, amahoro y'Imana nabane namwe. Yego. Mushumba rero twishimiye kubana nawe muri kano kanya, tugiye kuganira kandi ndashaka ko tugirana ikiganiro cyiza, akambwira abantu ko tugiye kugirana ikiganiro cyiza kandi kirahembura abantu benshi. Shuti muvane muduteze amatwi muri kano kanya, mbabarubaye natwe muri kino kiganiro tugitangira kugeza tugishoje. Urumva ko turi kumwe n'umushumba, ntucikanwe, nzi ko urahembukiramo, urungukiramo, ndabyizeye. Mushumba sibye ko bimeze? Nukuri niko ko uri mu bashumba bahamagaye nemera. Narahamagawe. Amavuta yawe. Narahamagawe, gusa burya umuhamagaro uragora. Impamvu uzi umuhamagaro uragora, mba pasiteri. Mba pasiteri, uzi ko na mama umbyara atabyemeye. Ntabwo yigeze yemera ko nabaye pasiteri. Bite n'uwo ari we? Oya, suko ntabwo nari ikihebe cyangwa ndi umugiza nabi ku buryo ntahinduka. Ahubwo ndi umuntu utuje, ahari utazi no kuvuga cyane. None rero mba pasiteri, icyo gihe mpabwa inshingano, mama yarari mu ntara ntabwo yarahari. Noneho byabaye ngombwa abakura mugeraho. Arabwatayebye ati bitabahura n'ibyo ngibyo, ati umwana wanjye naramwibyariye, ibi ntabwo bishoboka, barabeshya. Noneho rero icyaje ku buryo atanabyemeye, yohereza mushiki wanjye ngo azaze arebe, azasubiraneyo amakuru y'impamo. Mushiki wanjye araza, aza mu iteraniro, araza, icyo gihe nari ndi twateranye, Imana ndabwiriza irankoresha, ariko nawe aza afite ikibazo, yari yaracitse umugongo. Ndasenga, imbaraga z'Imana ziramanuka muri kwa gusenga. Mushiki wanjye ubwo Imana akizaga abarwayi, nawe imukirizamo, arakira. Amaze gukira asubirayo, abwira mama icyo gihe wambyaye, avuga ati ahubwo ati si ukuvuga gusa, Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza, bajya babyemera yuko koko Imana yampamagaye. Nuko byagenze. Warushyize cyane, batungura n'uburyo wabaye umushumba ko utajya uvuga. Ntazi kuvuga. Imana igiye hamagara abantu bose nyine ikabaye n'ibyo bavuga. Twishimiye kubana rero mushumba, akadushimye Imana ko ijya igushoza muri uyu murimo utoroshye wivuga butumwa. Ntago woroshye, hari umunsi tuzagana ku kintu bita umuhamagaro bya nyabyo, noneho tukawinjiramo. Reka tugusa noneho mbere ko twinjira mu kiganiro, ubanza usenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje. Uri Imana idukunda, uri Imana igira neza, uri Imana ikiranuka. Ngushimiye ko uri Imana iri mu ruhande rwacu. Bana natwe turahangaha Mwami Imana kubw'umugambi wa mwiza. Nyemera murengezi wanjye turengere, turwanire, tuneshereze. Ukuboko kwawe kwiza Mwami Imana kubane natwe. Numake ko tujya neza no kutwitaho. Urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha ku isengesho ryiza udusengeye. Mushumba, turi muno minsi turi mu bintu bya social media,
ni umurongo Imana yatanze kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugere kure cyane cyangwa se bwamamare. Ariko kandi rimwe na rimwe uganira n'abantu bavuga ati abakozi b'Imana kuri social media barapfapfanye bitewe n'ibyo babona. Ese umurimo w'Imana kuri social media nk'umushumba utamaze n'igihe kinini cyane ubona gute wowe? Umurimo w'Imana kuri social media ni mwiza. Ni mwiza, ni uburyo bumwe Imana yashyizeho kugira ngo ubutumwa bwiza bubashe kugera kure. Urugero niba ndi nk'aha ngaha mbasha kutambutsa ijambo ry'Imana, uri muri Somalia akaryumva, uri mu Bushinwa akaryumva. Ni ukuvuga ngo rero ni umwe mu muyoboro Imana yashyizeho kugira ngo ubutumwa bubashe kugera hirya no hino, kuko Yesu Kristo yaravuze ngo ntabwo azagaruka ubutumwa bwiza butarakwira isi yose. Ni ukuvuga ngo rero aho tutabasha kugera, tutabasha kugeza ibirenge, social media ibasha kudufasha ubutumwa bwiza bukagerayo. Rero kuri yindi parite yo kuvuga ngo ugeze kuri social media aragwa, nje ntabwo ariko mbyemera. Ahubwo ni ukuvuga ngo y'umuntu ntabwo umuntu agwa kuko ageze kuri social media, ahubwo burya umuntu agwa bitewe n'uko ateye n'uburyo ahagaze atabashije kwirinda. Rero social media ntabwo ari imwe, mbese ntabwo ariho abantu bagwira. Burya n'umuntu yagwa nk'uko n'ubundi mu rusengero yagwa, ntabwo rero abagwire kuri social media. Tuvuge ko social media ishobora gushyira umuntu waguye hanze ahubwo ikamwerekana ikamutwikurura. Imana ahubwo social media ahubwo iramutwikurura akabasha kugaragara, akabasha kugaragara ibibi bye byakorerwaga mu rwihisho. Urugero none se nk'umuntu ari ku musozi runaka ariko afite imyitwarire mibi, nta wamubonye, nta wamufotoye, ntaki, ibyo akora bizamenywa n'abaho ngaho muri yo karitsiye, ariko nta bandi bazabimenya. Ariko iyo agiye kuri social media none ikibi akoze kibasha kugaragara hirya no hino. Ni ukuvuga ngo ahubwo social media iba itwikuruye bya bindi yakoraga bitari byiza. Yego. Mushumba urihangana uyu munsi ngiye kukubaza ku bantu, ntabwo njya nkunda kuvuga abantu, ariko uyu munsi ngiye gusa nko kubaza ku bantu ho gatoya. Tumaze iminsi twumva inkuru za Pastor Mutesi, bamwe bakavuga ati Pastor Mutesi atwaye umugabo suwe, ariko twasaga tugasanga umugabo afite nta mugore yari afite, nawe tukabona ko yarakeneye umugore. Ese iyo urebye usanga Mutesi kuba agiye gukora ubukwe hari icyaha kirimo nk'umushumba? Urakoze cyane n'utangiye uvuga ngo ntabwo uvuga ku bantu, kuko nanjye buriya ntabwo mbikunda, kuko mu butumwa bwiza Yesu Kristo yamamagariye kuvuga ntabwo harimo abantu. Ni ukuvuga ngo ahubwo icyo tugomba kureba, uwo muvandimwe makuru nagiye numva nuko bishoboka ko atari rimwe agiye gukora ubukwe, ahubwo nge nakwibaza cyangwa se nagishyiraho umucyo. Bibiliya ibivuga neza, Paulo abwira Tito aravuga ngo ube icyitegererezo cyiza cy'imirimo myiza no mwigisha ryawe ugaragaze ko uboneye. Kuba icyitegererezo cyiza, ntabwo bikwiriye kuba umukozi w'Imana yagaragara muri divorce. Yagaragara muri divorce, si umukozi w'Imana agaragara muri divorce. Ese nkamubaze uyu munsi nge di pastor, ntabwo mbashiye kubana n'umugore wanjye neza, twatandukanye, wowe uje kungisha inama uri umukristo. Bivuga ngo rero umuntu atanga icyo afite. Niba ntabashe kwihangana mu rugo rwanjye nkatandukana no twashakanye, nuza kungisha inama nzakubwira ahubwo waratinze, nawe tandukana nawe. Rero ntabwo bikwiriye ko umukozi w'Imana ahubwo yagakoze divorce ejo ngera divorce, ntabwo bikwiriye, nge ntabwo mbishyigikiye. Ariko bari bagiye kubona Messi ishize yitabye Imana Rusagara. Ntabwo muzi, nanjye navuze abakozi Imana muri rusange. Icyo dushaka kuvuga ahanini ni iki ngiki, ni naho ndashaka kuganisha. Yagiye kuri social media, hari umuntu, ntabwo nshaka kuza kuvuga amazina nuko nubwo mvuze Pastor Mutesi, hari umuntu wagaragaye amubwira ngo umugabo ugiye gushaka se uwawe azaba asa gutya. Ariko uyu munsi ikintu cyateye urujijo nuko wavugaga ibyo bintu yitwa umuhanuzi, ariko bikaba byagaragaye yuko ari komisiyo yahawe y'umuntu wakunze Pastor Mutesi. Pastor Mutesi atamukunda, akamukoresha nk'umuhanuzi Pastor Mutesi yemeraga, akamuha ibiguzi tugenda uhanure Pastor Mutesi ko natanyemera no gupfa azapfa.
undi aragenda arabihanura uyu munsi nibwo kuri kwagiye hagaragara ko nubwo wa muntu yahanuraga ahubwo yakiraga ibiguzi akavuga Imana itamubwiye. Nkibaza ngo mushumbura umushuretse kubura umushumba uri n'umuhanuzi ijambo umuhanuzi igiye kujyaho igitutsi akari no mpamvu muri kuza mugahana mukavuga ngo Imana yatubwiye gucya rimwe n'imwe bakabatera amabuye bitewe na bene wanyu bari gutukisha izina ry'Imana bavuga ngo iravuze nyamara itavuze ahubwo hari ibiguzi ari abakomisiyoneri mu by'Imana. Uyu murimo w'Imana iri zina ry'ubuhanuzi mufite muritokora gute ko bene wanyu baryandushe? Nakaga navuga ngo muri ya mvugo ya kino gihe ikibuga ntago byoroshye ntago byoroshye ariko noneho nanjye ndi umupasitoro nasezeranyije abageni benshi batandukanye n'ubundi ndacyabasezeranya ndetse nzashingira n'abandi benshi ariko niba ngiye gusezeranya abageni ngewe muri za nyigisho mpareza umusore n'umukobwa bagiye kubana kurushinga hari ikintu nkunda kubaza umuntu nkavuga ngo mbese wamukundiye iki? Simpakana ko Imana ivuga ntago ndi umupingaye nemera ko Imana ivuga ariko nubwo nemera ko Imana ivuga ubuhanuzi bwemerwa busohoye kuko ubuhanuzi niyobera rizimije niyobera ritamenyekana bwemerwa busohoye. Igihe rero ubuhanuzi butarasohora igihe ubuhanuzi butarasohora ntabwo wamenya ngo bwavuye ku Mana cyangwa se ntabwo bwavuye ku Mana. Mbere ko ubuhanuzi ubundi bugomba gushingira ku ijambo ry'Imana kuri Bibiliya ni ukuvuga ngo rero icyo mbaza akenshi abantu bagiye kurushinga ntabwo haruza akambwira ati njye Imana yaramumbwiye njye Imana barampanuriye. Simpakana ko Imana ivuga ariko icyo mpereza agaciro nemera ko waza ukambwira ngo uyu mukobwa naramukunze uyu muhungu naramukunze kuko nujya kubaka gukunda umukobwa ushingiye ku bahanuzi hari uzagwana kubwire ngo Imana iravuze ngo n'uyu muzabana ejo nujya handi bakubwire ngo nuriya muzabana umuntu rero azaba confused abe mu rujijo rutarangira. Ikiza rero ngewe mpa agaciro ni ukumbwira ngo uyu muntu namukunze n'imico ye nayikunze. Icyo gihe wakunze umuntu nihazi bitari byizana rero nemera urukundo ko abantu bakundana kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nemera ko Imana ivuga ariko cyane Imana ishyigikirana urukundo. Bari kuvuga yuko urabaza impande zombi urabaza abaza avuga ati twebwe twarakundanye nakavuga ati nje namukunze n'urukundo rwanyemeza kumukunda ariko akavuga ati ibintu byabaye byose nibyo ati uyu muntu baramweje ngo nazahanure ako abandi bose tagaragaza ko hari ibindi ndikubaza se mushu tuzemera umuhanuzi tuzemerana biragoye. Impamvu nk'ibyo ngibyo bamenyekanye ni kwa kundi Imana ibiri gushyira abantu hanze kuko muzabamenyera ku mbuto zabo kubera ko ntimwirengagize yuko muri no misi hasigaye hariho n'abakomisiyoneri umuntu akagenda akagurira umuntu ibiguzi runaka ariko ntabwo bitangiye none nka kwa kundi umwami Baraki yahaye ibiguzi Baramu atijya kumvumira bari abantu. Niyo munsi rero birakoreshwa cyane abantu bagahabwa ibiguzi tigenda uhanura ibi nibi noneho rero ni icyo gikombe harimo abahita bagira ubwoba batashishoza bakagwa muri icyo gikombe agahita agenda ati reka ngiye gukora iki kintu Imana itanyica Imana itampemukira nyamara rimwe na rimwe atari Imana yabivuze ari aba bahanuzi bagiye bitwikira umutaka w'ubuhanuzi ariko atari abahanuzi bakaba ko Imana batumye itabatumye. Impamvu rero bimenyekanye mushumba aricyo nshaka kubaza uri umushumba ushumba itorero kuri social media none ugenda ubona uhatukora umurimo w'Imana yo kugenda ubonaho abantu bavuga ko ari abahanuzi benshi batandukanye ugenda uvuga ko ubona hari abantu bavuga ngo ndi evangeliste ndi prophète ese ugasanga rimwe na rimwe umuntu w'umuhanuzi ko ngo ni umuhanuzi w'ikigacika nta torero agira abarizwamo nta munsi n'umwe amaze nk'imyaka nk'icumi atinjira no mu nzu y'Imana atinjira mu rusengero
ni wa muntu utabaza ngo idini ubarizwamo ni irihe ngo aribone. Rimwe nimwe wasese ugasanga n'idini yaherekwagamo kera hari ibyo bamutengeye ntarasaba imbazi ngo bamuvuge turagutenguye ijambo rivuga ko ikihambiriwe mu isi no mu ijuru kiba gihambiriye. Ugasanga mu isi hari imigozi ahambiye bitewe n'ibyo yakoze atarata kugeza nuko yatuye igare kumubabarira. Ese ni umuhanuzi? Ntabwo ari umuhanuzi. Umuririmbyi yarabye ngo buri muntu wese mu itorero abe wejejwe muri ryo. Ni ukuvuga ngo niba ubayeho ngaho uvuga ngo urasenga ariko utagira itorero barizwamo uri inzererezi. Uyu muntu ni inzererezi. Ni inzererezi, ni umwana w'abarizwa, ni inzererezi. Noneho rero benshi kuko babonye titire yitwa profeti, wari wese uzasanga yise profeti, mbese iradomine, irarya cyane tubivuga gutyo. Ni ikintu rero benshi bari kwitwikira umutaka bwa profete kugira ngo rimwe na rimwe babone uko bahemukira abantu, biba abantu, bigatuma noneho byangiza n'izina y'uwahawe iyo mpano by'ukuri, by'uwahawe iyo mpano by'ukuri. Kuko muzamenya ku mbuto zabo, muzamenya ku mbuto zabo. Nta kuntu wakwitwa profete ufite abagore 3-4. Nta kuntu wakwitwa profete warananiranywe n'umugore utabasha kubaka. Rega umurimo w'Imana uhera mu rugo, muri Imana uhera mu rugo, umurimo w'Imana uhera mu rugo. Nutabasha gukora umurimo w'Imana uhereye mu rugo n'uwo hanze cyangwa mu rusengero ntabwo uzawushobora. Ni ukuvuga ngo rero mbere na mbere tugaragaze imbuto n'ubunyangamugayo n'ubukozi Imana batari kugirirwa icyizere hano hanze. Ni ukubera abantu bagiye bahura na benshi bitira izina ry'Imana ariko mu by'ukuri batari abakozi b'Imana bukuri. Nta buhamya, nta mbuto nziza. Imana mu ijuru ahubwo idutabare turi mu bihe bigoye. Ese undi umuhanuzi yakwiye cyari kintu uvuze ngo umuhanuzi wananiwe urugo, ufite abagore barenze umwe, tanto ashobora no kuba ari wa muntu ukunda kuvuga, arongera numva abahanuzi kuvuga bavuze ngo afite uyu munsi azana umugore mu ijoro rimwe, reka tubyite indaya mu mvugo z'ubungubu. Bavuze ati uwo muntu ntabwo akwiye kuba umuhanuzi w'ibyo mu rugo byamunani, ntabwo ibindi byagera. Icyo ni kimwe, ariko uvuga akantu gakomeye kandi avuga ati tuzamenyera ku mbuto zawe. Ubundi umuhanuzi agomba kwitwara gute muri sosiyete? Agomba kuba yitwara gute kugira ngo tubone koko bavuga ati ibintu ndabiramira umuhanuzi? Erega ubundi umuhanuzi cyangwa se titire iyo ariyo yose mu muhamagaro, mbere na mbere ubundi titire iyo ariyo yose wagira mu murimo w'Imana ni byiza, ariko si cyo gifite agaciro. Muri Ijana n'umunani yaravuze ngo ngende umukristo nzahora ndiwe. Mbere yo kuba umuhanuzi ubundi uri umukristo. Umukristo yarakijijwe, wanga icyaha n'igisa nacyo, wirinda muri byose, ufite indangagaciro za gikristo, wirinda muri byose. Umukristo urwana intambara nziza, wanga icyaha n'igisa nacyo, ufite umurage cyangwa se inyota yo kuzajya mu gihugu cy'amasezerano. Bitewe n'iki? Ntabwo kwitwa pasitoro acyo kizakujyana mu ijuru, kwitwa bishop, profete, apostle runaka si cyo kizajyana umuntu mu ijuru. Kuba warakijwe neza byonyine icyo nicyo kizakujyana mu ijuru, nicyo gifite agaciro kuruta ibindi byose. Amen. Reka tugushimire mushumba, kandi tugushimiye yuko ukiri muri bakeya bahagaze mu cyuho. Imana ikomeze gushyigikira, kwambike imbaraga. Imana inshoboze. Reka tuguhe mwanya noneho mu minota dusigaje bitari myinshi, tugezeho n'ubutumwa Imana yashyize ku mutima wawe. Imana mu ijuru ihimbazwe, ishimwe cyane. Reka n'ubundi dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero mu murongo wa 17. Haravuga ngo kandi ubwo uwo mwambaza mu mwitaso ari ucira umuntu wese rubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya. Amen. Ubwo mwambaza mu mwitaso, ubwo mwambaza akaba ari nabo mwitaso, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya. Dufashe igihe mu ntambara, ntabwo turabace ngo twigenge. Ijambo ry'Uwiteka Imana rivuga neza ngo mukore Uwiteka Imana mutinya, munezerwe, muhinde umushyitsi. Imana tugiye neza.
niba ukorera Imana ndagira ngo mbabwire ngo Imana ntimenyerwa. Yesu ko arareje n'umunsi niko ari. Aravuga Bibiliya ivuga ngo urufatiro rw'Iteka Imana ruracyagaze rwanditse ngo Uwiteka azabe. Ariko Yesu akavuga ngo ariko umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka Imana abanze ave mu bidatunganye. Izina ry'Imana mu ijuru igivuga. Ndashimira Imana ko ikora, ndashimira Imana ko arivuga kandi igakora. Imana habwa icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ivuga gusa ahubwo iranakora, none ntabwo ikora gusa ahubwo iranavuga. Haleluya. Iravuga ikatubwira ibyenda kubaho kugira ngo tumenye uko twitwara. Ikatubwira ati iminsi mibi irabugarije, muhagare gutya musenge Imana tugende neza. Twasenga byaba ari ibibi Imana ikabikuraho, byaba ari byiza ikaduha n'imbaraga zo kubihagararamo kuko n'ibisubizo bijya bigwisha akeshi. Rero Imana yarangendereye ndi gusenga, nari ndi mu masengesho maremare y'iminsi myinshi, irangenderera. Imaze kungendera iranyereka nagiye kubona mbona ubutaka burasamye, nagiye kubona mbona ubutaka burasamye, ubutaka bucyasama nagiye kubona mbona hazamutsemo imbwa ndende, yo mbwa iri jose ryayo nabonaga riva mu butaka ariko nkabona ntabwo rirangira. Nayigereranya na ya nyamaswa iba mu maparike cyangwa se tubona ku gishushanyo ku makayi yitwa giraffe cyangwa se twiga. Giraffe ni mu ndimi z'amahanga, twiga ndumva ari mu Kinyarwanda sinzi uko nabivuga. Ifite ijosi rirerire, nabonaga iryo josi ry'imbwa rizamuka ariko nkabona ntabwo rirangira ngo rishireyo. Imana mbaza Imana ndi gusenga, mbaza Imana ngo mbese Imana iki ngiki ushatse kunyereka ni igiki? Imana irangije iraza irambwira ngo uyu ni umudayimoni ukaze Satani yohereje mu isi, Satani yohereje mu basenga, Satani yohereje mu itorero w'ubusambanyi. Uyu mudayimoni ntabwo azatinya umugabo wubatse, uyu mudayimoni ntabwo azatinya umugore wubatse, uyu mudayimoni azagusha benshi. Imana tugende neza, Imana turengere. Uyu ni umudayimoni Satani yohereje mu bantu, nta muntu azatinya, nta muntu azacaho keretse ufite imbaraga z'Imana. Numvangurura ubwira abantu bafata ibihe byo gusenga kuko Satani yabasabirije kugira ngo agushe n'intore niba bishoboka, bitewe n'iki? Bitewe n'umudayimoni amadivorce abaye menshi kubera ubusambanyi, ibyaha bibaye byinshi by'ubusambanyi kuko niba ari icyaha kigushe benshi, niba ari icyaha gikoze kuri benshi, ni icyaha cyitwa ubusambanyi. Numva ngize ubwoba bukomeye cyane. Nyiraho ngaho ndi kwerekwa muri yerekwa, nagiye kubona mbona irindi yerekwa rya kabiri. Ubundi nayabonye ari amayerekwa menshi ariko imusa none ndavugamo agira kurane. Imana nitugira neza ndituzongera tuvuge no ku kindi gice. Nagiye kubona nanone mbona ingurube iraryamye, ibibwana biri konka yari iryamye. Mbaza Imana ngo mbese Imana iki kinyetse ni igiki? Imana irambwira ngo uyu ni umudayimoni ukaze Satani yohereje mu bantu basenga ngo kugira ngo abashe kugira ngo abashyikire nuko batakaza ibihe byo gusenga. Uyu ni umudayimoni ukaze ubuza abantu gusenga birije ubusa. Mbibutse ko ijambo ry'Imana ribivuga neza muri Matayo 17:21 ngo bene ntavanwa muri kindi cyese gusenga no kwiriza ubusa. Rero Imana ambwira ngo uyu ni umudayimoni azanamura benshi, azagera kuri benshi, abavanemo ibihe byo gusenga. Namara kuvanamo ibihe byo gusenga bazatakaza ibyiringiro, bazatakaza imbaraga, bazatakaza kwizera nk'ingabo abakingiraga kuko ubushobozi bwo kwiriza ubusa bagasenga bamaze kubutakaza. Imana yambwira ngo dore benshi bazagwa bagushijwe n'uyu mudayimoni. Nibamara kujya mu ntege nkeya bagwe, nibamara kugwa na wa mudayimoni w'ubusambanyi azahera ko abinjirane, abasatiri, abasingiri. Dore kandi benshi bazagwa bave mu byizerwa, bazagwa baramye ya nyamaswa bizatume batakaza ubugingo. Dore kandi rangura ubwira abantu kuko Satani yagurutse arakorana n'ingoga, ari gushaka isasa zisasira kuko azi neza ko nta gihe gisigaye. Nagiye kubona mbona umudayimoni wa gatatu, nagiye kubona mbona inkoko y'imbata cyangwa se inkoko ikunda kuba mu mazi. Iyo nkoko y'imbata nagiye kubona mbona iri kunywa amazi. Ubwo anywaga amazi
inkoko ubundi igiye kunywa amazi runama ariko igiye kumira irararama irararama kwayo mu kanwa kayo hasohokamo icyokotsi kimeze nka dedeti. Dedeti ni umuti abubu ngubu batazi wakoreshwaga mu buhinzi w'ifu nk'amapudiri mbese w'amafu wakoreshwaga mu buhinzi bagakunda kuwukoresha mu buhinzi cyane mu makawa kugira ngo ubukoko bwangiza ikawa bupfe. Nagiye kubona rero nkabona mu kanwa k'iyo nkoko imbata hari gusohokamo icyotsi cyinshi cyane. Mbaza Imana ngo mbese Imana yanjye ibi ngibi bisobanuye iki? Nari ndi ku musozi nge ndi gusenga niheranye n'Imana. Haleluya. Kuko Imana yari yamsanze irambwira ngo ndagushaka atarandi ahantu ha wenyine, ndashaka kuvugana nawe, ndashaka kugira ibyo nkwereka. Imana tugiye neza. Ndi aho ngaho ndi gusenga nibwo Imana yanyeretse ayo mayerekwa. Rero inyibwo yanyerekaga iyo nkoko imbata iri mu kanwa kasohokamo ikintu cy'icyotsi. Nabaje Imana ngo mbese Imana yanjye ibi byo bisobanuye iki? Imana irangije irambwira ngo uyu ni umudayimoni ukaze Satani yahagurukije w'amagambo. Ni umudayimoni ukaze Satani yahagurukije w'amagambo. Amagambo, umudayimoni w'amagambo ngo azakora kuri benshi, azagusha benshi. Ni uyu mudayimoni w'amagambo ni ushenye itorero. Uyu mudayimoni w'amagambo azatuma abarinzi batizerana, abashumba batizerana, abakora umuco uranga barokore. Nuko bagenda muri rya jambo ry'Imana riba muri Yakobo ngo mwaturana ibyaha byanyu nibwo muzakizwa. Ariko bitewe n'uyu mudayimoni w'amagambo nuko benshi umuntu azajya akorana icyaha agatinya no kwegera mugenzi we ngo yaturasaba Imana imbabazi kuko atinya ati nindamuka ngize icyo mvuga ndagisanga hehe mu isoko, ndagisanga mu isoko. Uyu mudayimoni w'amagambo agushije benshi, anamuye benshi. Kugira ngo mbe urugero gatoya mwumve ko uyu mudayimoni akaze kandi ari gukora cyane. Abantu bangaye baretse kujya gusenga nepo, baretse kujya gusenga, bahise kujya gusenga. Bamaze kujya gusenga batangira kwihana. Umwe ikibi nuko navuga amazina. Umwe aravuga ati Imana imbabarire ubusambanyi, undi aravuga ati Imana imbabarire ubusinzi, undi aravuga ati Imana imbabarire gukubita umugore, undi aravuga ati Imana imbabarire iminini. Abagenda babitondora, bagenda babivuga gutyo. N'abagabo mbese bari beshyize hamwe bavuga ati rero nk'abagabo turashaka kwerana rwose, nk'abagabo tuwekorana muri turashaka kujya kubonana n'Imana, dusabane n'Imana. Havamo umwe wari uri muri baravuga ati rero nanjye ngewe uko mundeba gutya mfite icyaha cyananiye, icyaha cy'amagambo cyarananiye, icyaha cy'amagambo cyananiye. Ati n'ikimenyimenyi niri mumbwiye iri muvuze ndabivuga sinabiceceka. Nawe ati rwose mukozi Imana twe isigeze. Imana icyo girangije irambwira ngo n'umudayimoni w'amagambo Satani yohereje mu bantu azatuma abantu batizerana, azatuma abantu batizerana. Umuntu haguruka himba ikinyoma kubite kuri mugenzi we kandi yumva ari fiyeri, yumva ari fiyeri, yumva ari fiyeri. Ndende mwaho ngandi kwihuta kuko umwanya ni mutoya. Nagiye kubona mbona irindi yerekwa rya kane. Nagiye kubona imodoka nziza yo mu bwoko bwa rava. Nagiye kubona mbona hasohotsemo umuntu wambaye imyenda yikwije, yambaye ikintu cy'igikenyero, yambaye n'ikindi cy'igishati kirengaho kira ku birenge, mbese yikwije. Imana ijwi rirambaza Imana ngo mbese itahagara ku muhanda, mbese ahagaze ku muhanda ateze buri umwe wese umuhanda unyuramo bazamuka ndetse n'abamanuka. Akenshi uwo muntu yagendaga asuhuza benshi bari aho ngaho ku muhanda. Mbaza Imana ngo mbese Imana yanjye ibi ngibyo unyeretse bisobanuye iki? Imana irangije irambwira ngo uyu ni umudayimoni wakaze we, uyu mudayimoni we ni umudayimoni ukaze ubusambanyi bukaze. Nese ko yambaye yikwije ati ni ubusambanyi buhishwe butabere ku karubanda, butabere ku mugaragaro. Uyu we nta bandi atumweho, atumwe kubashumba, atumwe kubahanuzi. Bya bindi aho zumbaza ati atumwe kubahanuzi, atumwe kubashumba, atumwe kuba pastor, atumwe kuba padiri, atumwe kuba senyeri, atumwe mbese ku bantu bari mu nzego mu muhamagaro. Twavuga mu yandi magambo ngo berejwe umurimo wa ritari. Nibo atumweho ngo azagusha benshi, azagushwa benshi, azagusha benshi ku buryo abazamucika ari mbarwa.
Imana tugende neza, Imana turengere. Dukeneye rero imbaraga z'Imana, dukeneye kugirwa neza n'Imana. Kuki Imana yishura ibintu nk'ibi? Nuko ijambo ry'Imana muri Amosi ibice 3 mu wa 7 akavuga ngo nta kizabaho Imana itabanje kukimenyesha, kugishura intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubwo mwambaza ari we mwitaso, mumara iminsi ubusuke bwanyu mutinya. Bene data shiti z'umusaraba, turi kujya mu gihugu cy'amasezerano, tube mu buzima bwubaha Imana, ube mu buzima butinya icyaha, ube mu buzima mbese butinya icyaha, bwubaha Imana. Kandi mwibuke ko hano mwisi atari wacu. Ijambo ratubwira ngo mumara iminsi y'ubusuke hano mwisi, turabimukira, turabasuke, ariko iyo minsi muyimare mwubaha Uwiteka Imana, muyimare mutinya Imana. Tujye neza kandi n'ijambo ry'Uwiteka Imana muri Yobu 22:21 akavuga ngo noneho yuzuze nayo ubona amahoro nibwo ibyiza bizakuza. Birashoboka yuko wamaze gucika intege, abo badayimoni bagukozeho, ariko uyu munsi mushumba urakoze cyane. Ibyo byose tuzafata n'umwanya tugiye turambura neza, tuvuze mu ncamake, tuzafata umwanya tubirambura bitewe nabo barabonekere ukuntu kimeze. Ahubwo reka tugusabe usenga Imana, ibindi tuzabirambura ubutaha. Uramaze utanga nimero za telefone tusenga Imana. Nimero zanjye za telefoni ni 07 88 66 47 20. Kandi subiremo 07 88 66 47 20. Akandi ahandi mwadusanga ni kuri channel yitwa Ibyizerwa TV. Imana mu ijuru igibagira neza, mujye muhadusura. Reka rero dusenge Imana. Mana mu izina ry'Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje, ndakunezerewe. Uri Imana amahoro, Imana neza, imakiranuka. Bana natwe, uturengere, udukomereza amaboko. Mana yera, ibyo wambwiye kuvuga ndabivuze mu izina ry'Yesu. Reka bagwe babyuke, kandi abanyantege nkeyo bakomeze, abadandanira mwami ubambika imbaraga mu izina ry'Yesu. Ubagire neza buri muntu wese, ubutumwa bugira muvana naho umugeza, kandi dukomere mu ijambo ryawe mu izina ry'Yesu. Tube mu buzima butinya Imana, bwanga icyane igesa nacyo. Urakoze bisabye mu izina ry'Yesu Kristo, amen. Amen. Imana igumugisha naho ubutaha. Uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 34 942 cyangwa 07 50 53 54 9. Emmanuel Catering Service.